Ikiganiro kivuga ngo ni gute wabona amafaranga, ni gute wisanze muri no buzima budafite amafaranga. Mbaza ngo impamvu tuganira ku buzima bw'amafaranga, cyangwa hari ubuzima nshaka kuvamo, hari ubwo ushaka kuvamo bituma uzinduka, cyangwa bituma wibaza ngo niki nakora kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, niki wakora kugira ngo ubuzima bw'umwana wawe buhinduke, cyangwa ubuzima bw'umuryango buhinduke. Izingiro rya byose ni amafaranga. Twese umuntu watuzaniye amafaranga yarwemukiye cyane. Jya muri comment unyandikire ikintu twakora kugira ngo tubone igiceri. Gusa hari ibanga rimwe kugira ngo ubone amafaranga. Isi Imana yidoye kugira ngo tuyishakiremo iki ibidutunga. Yego, tugomba kugira gute? Tugomba gushaka amafaranga tuticaye ahantu hamwe. Kugira ngo ubone amafaranga ntago uzicara, ntago amafaranga twebwe ntago turi mu bihe bya kera. Yego, ntago tubona bya biryo biturutse hejuru mu ijuru za mana ngo bize bitugweho. Reka da, ubu kano kanya biradusaba kubira icyuya, ukabira icyuya ugahaguruka ugakora, kandi gukora bizana amafaranga. Yego, WhatsApp Kigali, WhatsApp bashuti bacu, abantu bose bakose subscribe kuri Happy Empire Network. Twongeye kubabwira ngo ikaze cyangwa mwaramutse, mwiriwe aho muri hose, ndabizi yuko mudukurikira muri benshi. Ni Happy Empire nk'ibisanzwe, cyangwa uyu munsi rero tubafitiye iki? Tuku kiganiro kivuga ngo ni gute wabona amafaranga, ni gute wisanze muri no buzima budafite amafaranga. Mbaza ngo impamvu tuganira ku buzima bw'amafaranga, cyangwa icyo twakora kugira ngo tubone amafaranga. Abantu benshi dufite ibikomere by'amafaranga. Erega no kuba mbyuka saa 12 cyangwa saa 11 nkajya mu kazi, nicyo gikomere cy'amafaranga. Hari ubuzima nshaka kuvamo, hari ubwo ushaka kuvamo bituma uzinduka, cyangwa bituma wibaza ngo niki nakora kugira ngo ubuzima bwanjye buhinduke, niki wakora kugira ngo ubuzima bw'umwana wawe buhinduke, cyangwa ubuzima bw'umuryango buhinduke. Izingiro rya byose ni amafaranga. Twese umuntu watuzaniye amafaranga yarwemukiye cyane. Ubundi twari dukwiye kujya tubyuka nk'uko abasekuruza bacu bo muri Edeni babyukaga bagatembera, ikintu cyitwa amafaranga ntabwo cyabagaho. Ariko mu isi ya none, cyangwa isi ya none turiho, isaba amafaranga. Kugira ngo wachivinge goals zawe bigusaba amafaranga. Wubaka inzu ni amafaranga, utera imbere byitwa ngo ni gutera imbere ni amafaranga. Kugira ngo nyine kwaje wubaka umuryango ni amafaranga. Niki twakora? Niyo mpamvu ikibazo kivuga kuri Happy Empire Network, niki twakora ngo tubone amafaranga. Wowe wibaza iki ngo niki twakora tubone amafaranga? Abenshi bibaza ngo kwihangira imirimo, kubona akazi, cyangwa se umubyeyi, famiye, inshuti yawe kuba yakuremera ikaguha amafaranga. Niki utekereza yuko twabona ngo tubone amafaranga? Benshi twibwira yuko ari amashuri, ubumenyi, sibyo? Doctora, PhD, bachelor, amashuri yose waba ufite, ukumva yuko amashuri, ubumenyi ufite, cyangwa level ya knowledge, ya skills ufite, ukumva yuko ariyo yaguha kubona amafaranga, cyangwa kuba yaguha gutera imbere. Ariko se niko bimeze? Wowe wibwira iki? Tugenda tuganira n'abantu batandukanye kugira ngo duhindure ubuzima. Turi kumwe n'umutumirwa rero, mbaza ngo ninde bari mumenyereye, abo dusanzwe duhamagara, cyangwa abo tuganira nyuma y'igihe mukaza kutubaza ngo turamushaka. Ariko se uyu ni umutumirwa waje kugira ngo tuganire na Happy Empire, ushaka kuganiriza abakunzi ba Happy Empire Network, abakunzi y'uburyo twahinduramo ubuzima, dushake amafaranga. Ko amafaranga gute? Gahunda yacu n'uburyo tubona amafaranga. N'abatindiye rero turi kumwe n'umuntu urakaza neza. Turi kumwe n'umutumirwa wacu, cyangwa umuntu washatse kutuganiriza Dubai lifestyle, cyangwa y'uburyo twabona amafaranga, cyangwa ni gute twahindura ubuzima. Ariko tugiye kuganira ku kintu kivuga ngo Dubai lifestyle, ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Ese ubuzima tubayemo bwa buri munsi buduha amafaranga?
buduhindura ubuzima. Ese Dubai lifestyle wowe wifuza guhindura ubuzima bwo kuva hamwe ukajya ahandi bimeze gute? Ibrahim, urakaza neza. Thank you. Ushobora kwibwira abakunzi bacu badukurikiye, uhawe ikaze. Nkuko mubibona muvandimwe Happy arakoze kuma ikaze. Ahangaha turi Dubai, turi mu kiganiro kivuga buryo ki umuntu ashobora kuba yabonamo amafaranga. Ese koko amafaranga araboneka? Hari abantu tuzi babona bafite amafaranga. Yego. Ese uburyo babonye amafaranga ni ubuhe? Ese kugira ngo twebwe tubone ayo mafaranga biradusaba? Yego. Buri muntu wese uko abyutse, uko agenda, tugenda tubona abantu mu gitondo umwe azamuka abandi bamanuka tunyuranamo. Yego. Ariko buriya buri wese icyo aba ashaka no twese turi kujya gushaka amafaranga. Ariko ikibazo, ese niko amafaranga uburyo ki tuyabonamo ni uburyo bugiye butandukanye. Abayabona hari n'abayabura. Ariko noneho twebwe nk'ahangaha Dubai kugira ngo amafaranga aboneke bisaba ni challenge twisanga mu buzima bwa buri munsi. Ahangaha Dubai ni ahantu amafaranga ari no njyewe ntago ndi bujye kureba babandi bavuga ngo Dubai nta mafaranga hari iki n'iki. No, amafaranga ikintu nakunganiraho Ibrahim, harimo abantu bazi yuko ngo ni mu bihugu by'Abarabu bakaba bafite ubwoba butandukanye bitewe n'amakuru bumvise. Ariko mu buryo bwo kuvuga ngo turabona amafaranga hano arahari. Njyewe ndahamya neza nonaha nekereza yuko ariho hantu hasigaye umuntu ashobora kubona amafaranga mu buryo bworoshye. Ninkubwira mu buryo bworoshye udatekereza yuko uri bumanuke uvuye mu ndege ugahita utangira gusarura amafaranga. Oya, ibintu byose bigira igitambo cyangwa ugira process. Yego. Bicamo kugira ngo babe babona ikintu. Ariko nekereza neza yuko ahangaha ariho byoroshye kuba wabona amafaranga bititwaje amashuri, urinde, uri mwene nde, ukomoka kwandi. Exact. Hano nk'uko bivuze aha biroroshye cyane kuba wabona amafaranga kuko n'uburyo bwo kuba wahagera biroroshye kuruta kujya i Burayi. Abantu benshi bafite inyota zo kuvuga ngo njye i Burayi, ngo njye ntabwo nava muri Afurika ngo njye muri Aziya ni ngo ahubwo Dubai n'ingiyi hari ibihugu byinshi iruta by'abanyaburayi kuko hano turi kumwe n'abanyaburayi benshi par rapport y'abanyafurika. Reka nguhe urugero, uzi ko Dubai ari isurwa cyane ku isi kuruta ibindi bihugu, kuruta ku isi hose, kuruta ibindi bihugu. Ni ukuvuga ngo abo banyamahanga bose uko baje bazanye amafaranga, noneho ayo mafaranga bazanye twebwe turimo tugayashaka kugira ngo tuyabone. Ni ukuba turi hehe? Dubai. Ushatse kubwira ngo abantu bose bazamuke bava aho bari bajye Dubai? Dubai uhaje wabona amafaranga. Kabisa amafaranga Dubai arahari. Ikintu twashishikariza abantu ni ugukurikira ibiganiro dukora ahangaha. Ahangaha niho haguha ishusho nyayo y'uburyo cy'amafaranga Dubai aboneka. Tapeyisi uvuze neza cyane. Hari abantu bajya bakunda kubona ibintu bigendanye wenda twabyita nk'abakomisiyoneri iki n'iki ngo Dubai kwa Dubai. Ikintu cya mbere muri buno buzima kugira ngo ubone ikintu kuba ufite ikindi, burya n'amafaranga kuba uyafite bisaba andi, kandi bigusaba gufata risike kugira ngo ubashe kugira gute kuba wabona aya mafaranga. Iyi Dubai kuyizamo rero witekereza kuko Ibrahim ariyo ngubwo Ibrahim ariyo ngo ndagiye ngo ndahita mbona amafaranga. No, nagaruka uko bimeze. Dubai wowe tekereza kuvuga ngo ndashaka kujyayo. Nimba ushaka kujyayo birasaba iki? Simple. Nubona icyo kintu gishoboka, fata gahunda upange uvuga uti ndagiye. Uraba uri muri ya nzira y'iki yo kuba wabona amafaranga. Ndaza kubumvisha akantu kuri icyo kintu uvuze. Reka hari ikintu Ibrahim anyibukije. Reka mbumvishe ijambo rimwe ry'umuntu nzi neza ko mukunda. Reka mbumvishe ijambo rimwe nzi neza yuko mukunda. Reka mbumvishe akantu kamwe gutya karaza kudufasha. Uyu muntu ndibaza yuko mwese tumuzi. Go out and try it. Try doing it. Don't give up. If you fail here, try somewhere else. If you fail in one thing, try something else.
keep going, keep trying. Because if you don't do that, what do you want to do? Ibrahim, ntekereza yuko ubashije kubyumva n'umukuru w'igihugu cyacu aratubwira ngo haguruka ugende ugerageze ngo nucike imbaraga ngo ese mutabikora ngo niki wakora. So turi muri gahunda rero yo kuvuga ngo ni gute twahindura ubuzima cyangwa twashaka gute amafaranga. Ibrahim, wowe ubibona gute nk'umuntu uhinyura bwenge cyangwa uzubere ufite experience y'uburyo ubuzima bwahinduka? Wenda His Excellency bivuze neza, ni ijambo rikomeye ku bafite imyemerere n'Imana irabitubwira. Imana iratubwira ati mu by'ukuri fantashiru fil ardi, ni mutembere isi, sibyo? Mutembere isi murebe hano, niba byanze ujye hariya birashoboka. Yego, ntabwo uzavuga ngo ukeneye kubona amafaranga dukeneye twese turimo gushaka ngo nurangiza ubyuke uri i Kigali, umwaka wa mbere i Kigali biranze, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, ntabwo urimo gutekereza ko ushobora kuvuga uti se niba i Kigali byanze, ese na Kenya byanze? yego, ese Kenya nimba byanze, Dubai byanze? Uba ugomba kugira gute? Gutembera iyi si Imana yiduye kugira ngo tuyishakiremo iki? Ibidutunga. yego, Tugomba kugira gute? Tugomba gushaka amafaranga tuticaye ahantu hamwe. Kugira ngo ubone amafaranga ntabwo uzicara, ntabwo amafaranga, twebwe ntabwo turi mu bihe bya kera. yego, Ntabwo tubona bya biryo biturutse hejuru mu ijuru za mana ngo bize bitugweho. Reka da, ubu kano kanya biradusaba kubira icyuya, ukabira icyuya ugahaguruka ugakora, kandi gukora bizana amafaranga. yego. Ahangaha rero hari ijambo rivuga ngo udakora ntakarye. Yego, Abanyarwanda bagiye bafite imigani myinshi igiye itandukanye. Udakora ntakarye. Hari n'indirimbo najyaga numva ngo udakora ntakaboneke ku meza, ngo kuko ngo ibiryo bitegurirwa abakora iki? Imirimo. Urumva rero ko niba Abanyarwanda baragiye bavuga ibi ngibi, ntabwo uzaba ukeneye bya bindi turimo kuvuga ahangaha, ukeneye amafaranga ngo nurangiza wicare uguma ahantu hamwe umbwire yuko amafaranga azagira gute? Amafaranga azaboneka. Ntabwo bikunda. So reka ngusabe, uri inararibonye muri buno buzima bwo gushaka amafaranga, kuko uri umupapa ufite umuryango. So ejo n'ejo bundi hari umuntu urimo kugusaba ukubwira ngo nkeneye ibi, byarenze kuva kuri wowe bijya ku bandi bantu. Urumva uri umuntu ufite inshingano, uri umugabo ufite inshingano. Ni iki twakora kugira ngo tubone amafaranga? Duhaguruke se, nutubwira ngo duhaguruke turajyayo? Nk'uko twebwe turi kubivuga ahangaha Dubai, mu by'ukuri Dubai, iyo umuntu avuye i Kigali ukaza, ntuze wishyizemo ngo kubera ko ngewe mfite diplome, mfite umuvandimwe runaka mfite Dubai uri bumfashe, mfite ibyo ngibyo byose. Iyo utabyitwaje ukavuga uti ngewe nk'umuntu ufite inshingano, ubona ko aho uri birimo kwanga, kandi bitewe ko ufite inshingano zikeneye kuzagusaba ubushobozi kandi udafite muri ako kanya, yego, ukaba wafata gahunda yo kuvuga uti ngiye gukora isafari, ngiye Dubai. Twe turi kuvuga Dubai kuko niho tugize gute? Niho turi. Dubai uraza, tubona yuko ibintu bishobora gushoboka, birashoboka. Wewe uraza ukahura n'abantu bagiye batandukanye. Niba wiyaminiye ku rurimi runaka, wigira ubwoba bwo kuvuga. Bwira umuntu, umubwire icyo ushaka n'ikikuzanye, uvuga uti nkeneye akazi. Nakubwira ngo ngiye kuguha akazi kameze gutya, genda ugakore. Wivuga ati ngiye nkeneye akazi ko muri hoteli. Hano hari hoteli mu Rwanda tumenyereye Marriott, hano irahari, ariko none wiza ushaka akazi ko muri Marriott. Wiza ushaka akazi ko kuvuga ngo ngewe ngo ndaza kujya gukora kuri airport. Akazi kose ubonye igihe uri mushyashya ukeneye kugira ngo wa muryango wawe wasize muri cya gihe udahari habe hari icyo bashobora no kuba bagira icyo bakubonaho muri cya gihe uje hangaha. Kora ibyo ubonye ibyo ari byo byose, upfa kuba ubona ko bigize gute? Bibuze kuguha amafaranga. Amafaranga rero kugira ngo aze kuboneka, nuko ugomba kugira gute? Ugomba gufata gahunda yo kugira gute? Iyo gukora icyo ubonye cyose ubona kitagushyira mu kitagushyira mu bibazo, yego, kugira ngo ubashe kuba wabona ya mafaranga.
So mu yandi magambo ushatse kuvuga ngo twebwe icyo twakora kugira ngo tubone amafaranga, intambwe ya mbere ni ukuva aho uri ukajya ahandi. Icya kabiri nashatse kumva mu byo wavugaga ni ukudacika imbaraga, ni ugushyiramo imbaraga. Yego, ni ugushyiramo imbaraga ukora byose kugira ngo ubuzima buhinduke. Yego, reka ngusabe nkubaze akantu kanyuma cyangwa tunasoza, kuko simba shaka kugira ngo turambirane. Ibrahim, wabonye ubushobozi bwo kuza Dubai, ubwo ngubwo ntago twiri ubutaha uzatuganiriza uburyo experience cyangwa twabigenza gute kugira ngo tube twajya kuri airport Kanombe dufate indege. Ese bidusaba iki kugira ngo wowe uve mu Rwanda uri Dubai? Ibyo byose uzabidusobanurira, ariko ndashaka kugira ngo nkubaze ikintu. Wari tubwiye ngo ducike imbaraga, utwereka inzira y'uburyo ibintu bishoboka. Ibrahim, abantu benshi usanga tudafite ubushobozi bungana bwo kuba wowe niba ubonye 1000, njye mbonye 200 cyangwa se nanayabonye. Iyo nzira urabizi yuko turi mu buzima bugoye, cyangwa turi muri situation utoroshye muri no minsi yo kubona amafaranga aho bitugora. Ngira kugira ngo njyewe mbe na planning, navuga ati ngiye guplaninga mve i Kigali, njye Uganda, mve Uganda njye Kampala, I mean njye Nairobi. Ibyo byose birasaba, hari icyo bisaba. Twabigenza gute njyewe ku muntu udafite na zero? Ufite zero gusa, oya twese tuba dufite zero, navuze ngo udafite na zero, ariko twese tuba dufite zero. Ku muntu umeze gutyo udafite ubushobozi, twabigenza gute kugira ngo twisanga hamwe tujya handi? Mbere na mbere uba ugomba kwigirira icyizere weho. Nubwo udafite bwa bushobozi bwo kuba wabona ya mafaranga ashobora kukugeza aho ushaka, yego, ariko ntabwo uyu munsi ubitekereje aribwo uri buze guhita ubona ya mafaranga ukeneye. Hari inzira bisaba. Yego. Ese kugira ngo ngere kuri ya nzira ndasabwa gukora iki? Hari akazi nyine twarimo tubivuga, naho turi iwacu aho tuvuka hari akazi kabi. Umunyarwanda yavuze ngo akazi kabi kaguhisha keza. Kora na bya bindi bibi bishobora kuba byaguha amafaranga. Muri bya bindi bibi urimo gukora hari uzabona ko ushoboye, umugezeho n'igitekerezo, witinyuke umubwira ati mu by'ukuri nubwo ndi gukora ibi ngibi ariko na hariya nakora ibi ngibi bigashoboka, ku buryo ushobora kuba wabona iki, wabona bwa bushobozi bushobora kukugeza aho wumva wifuza. Kubera ko nimba ukorera 1000 urya 800 kubika 200 kugira ngo uzashyike ku nzozi zawe, harimo n'inzira ndende. Yego. Ariko nanone wicika imbaraga. Nicyo kintu twahereyeho. Wicika imbaraga, shyiramo imbaraga zose zishoboka, hamwe no kwizera, usaba Imana cyane, ibintu byose birashoboka. Ni Happy Empire Network nk'ibisanzwe, nk'uko dusanzwe tuganira mu buzima bwa buri munsi, twungurana ibitekerezo by'uburyo twahinduramo ubuzima tukava hamwe tukajya ahandi. Ibrahim yaratubwiye ngo ibintu byose birashoboka, tinyuka ukore akazi akariko kose kugira ngo ubashe kuba wahindura ubuzima, kugira ngo kuri plan ufite cyangwa kuri target ufite cyangwa ku ntego zawe, kuri goals ufite, kugira ngo ubashe guhindura ubuzima uve hamwe cyangwa ujya ahandi. Ngo kora nako kazi kabi ufite kugira ngo ubwo nimwaje ku buryo niki twakora ko twese tudafite ubushobozi bungana kugira ngo tugire gute tuve hamwe tujya ahandi. Aravuze ngo ako kazi kabi ufite kaguhesha kugera kuba biliyoniya, byagufasha kuba umuntu ufite amafaranga, bikagufasha gusohoza intego zawe. Tudatinze reka dushimire Ibrahim kugira ngo two kurambirana, tuba dufite iminota mikeya kugira ngo tubagezeho ibiganiro byacu bitandukanye cyangwa ibyo twahindura ubuzima. Reka mbashimire, narashimire Ibrahim, tuganiriye bikeya ariko bifite ubusobanuro bwinshi bwimbitse. Ubutaha nakagaruka, Ibrahim nimukenera tuzamugarura ubutaha. Ni Happy Empire Network mwibisanzwe, kora subscribe, nugende utadusigiye ubutumwa, jya muri comment, like, utubwire wagwana. Ciao ciao, nakagaruka. Tukiri aho ngaho, mbere yuko tugenda, hari abantu bajya ku ma YouTube cyangwa se
akajya kureba filime zidafite icyo zibuze kumumarira. Yego. Ukazitaho umwanya ukabona ikiganiro nk'iki ngiki cyanditseho ibintu ubasha gusoma mu Kinyarwanda, ubasha kumva, ugasanga urakirenze wigire kureba filime uri kwinjiriza abandi. Nyamara weho z'urukozasoni zidafite nawe ubwawe zitaguhesheje agaciro. Ariko nyamara ibiganiro nk'ibi ngibi ukanga kubireba kandi bishobora kuguha inzira iyo kuba wabona iki, wabona ya mafaranga ugize gute ukeneye. Ndashishikariza abantu rero kureba ibi biganiro. Ngira ngo abareba YouTube cyane barabizi, ni hake wabona ibiganiro nk'ibi ngibi kuri YouTube. I know. Ndakubwiza ukuri rero, Ibrahim arakoze cyane kuba yashishikariza abakunzi bacu, ndetse nawe uzaza kudukurikira ejo cyangwa uyu munsi akavuga ati ibi biganiro bigufitiye umumaro, kandi kuko niko bimeze. Aho kugira ngo utumwanya wawe, kuko urubyiruko usanga dutakaza umwanya mu bitafite umumaro, reka dukurikire ibidufitiye akamaro. YouTube channel yanyu rero, ino platform iri hano ku bwanyu. Turi hano ku bwanyu kugira ngo duhindure ubuzima bwacu ubwanyu, tugirane icyo duterane imbere, duterane inkunga. So nakagaruka rero, reka tubashimire kuba mwebwe mwadukurikiye. Nawe wakoze subscribe. Ciao ciao, nakagaruka.